Nshuti bakunzi ba Rwanda 360 cyangwa Rwanda 360 twongeye kubaha ikaze kuri uyu muyoboro iyi chaîne yanyu. Uyu ni wa mwanya kandi twiyemejeho kubagezaho amakuru y'iwacu mu Rwanda, aho mwaba muherereye hose, mwaba muri ku mugabane wa Afrika, i Burayi, muri Amerika, muri Aziya, aho muri hose mukaba mutarabonye umwanya wo kureba uko byifashe iwacu, wo kureba amakuru y'iwacu mu Rwanda. Iyi ni gahunda twiyemeje kujya tubabwira uko byifashe, kugira ngo tubagezeho rero amakuru y'iwacu. Tuba turi kumwe na Isa Iradukunda. Isa, tugwaye ikaze. Urakoze cyane Eva. Hanyuma tunashimira n'abakomeje kutuba hafi badusangiza ibitekerezo, uko bagenda babona ibiganiro byacu, bakanatubwira n'ibyo bakeneye kumenya, n'ibyo bakeneye ko twakongeramo. Hari abadusabye ko twazajya tunababwira tudahagarara gusa mu Rwanda, ahubwo twajya tunabarebera muri diaspora, ibikorwa by'abanyarwanda muri diaspora, amakuru y'abanyarwanda hirya no hino baherereye. Icyo gitekerezo twaracyakiriye kandi turimo kugikoraho neza kugira ngo tuzabagezeho ibintu binoze. Turabasaba gukomeza kutwunganira, mwandika muri za comments, mukatubwira uko twarushaho kubagezaho ibiganiro bibashimishije cyangwa se bibabereye. Abatashoboye kwandika comments, hari abahitamo kuba batwohereza email mwayibona muri description ya video, mukaba mwatwandikira email mutubwira uko mwifuza ko dukomeza kubagezaho ibiganiro byiza. Amakuru y'iwacu mu Rwanda rero ni nyuma y'ibi ngibi. Murakoze cyane Ivan. Reka amakuru yacu n'ubundi tuyahere hano mu Rwanda. Birumvikana tuyahere muri Rulindo, aho ingabo z'u Rwanda rero zagiye kuvura amaso abaturage barenga 6,000. Ingabo z'u Rwanda RDF zigiye kuvura amaso abaturage barenga 6,000 bari hirya no hino mu gihugu, hagamijwe rero kuborohereza kubona serivisi z'ubuvuzi bw'amaso bufite ireme no kugabanya ibyago byo kugira ubuhumyi bushobora kwirindwa. Ni igikorwa rero cyatangirijwe ku bitaro bya Kinihira, ni mu karere ka Rulindo, aho ingabo za RDF ku bufatanye n'umuryango wa The Fred Hollows Foundation aribo bari gufatanya iki gikorwa cyo kuvura abaturage amaso. Aho rero kuri iki cyumweru naho uyu munsi tuvuga tariki 10 Gicurasi uyu mwaka wa 2026, muri gahunda rero ngarukamwaka y'amezi agera kuri 3 yahariwe ibikorwa by'ingabo na polisi mu baturage yiswe RDF Citizen Outreach Program. Iyi ni porogaramu nyine yo kwegereza abaturage ubuvuzi bw'ibanze, by'umwihariko hari abavurwa amaso, hari abavurwa amenyo, ariko kugeza kuri uyu munsi igikorwa gihari n'icyo kuvura amaso abaturage. Ni igikorwa rero ubuyobozi bw'ingabo, ndavuga RDF, buvuga ko nubwo cyatangirijwe ku bitaro bya Kinihira, ariko kizagera ku baturage bo mu turere twose tw'igihugu mu gihe cy'amezi agera kuri 2, kikazagera rero nibura ku baturage barenga 200 muri buri karere, kuko ni igikorwa gikomeye cyane. Burya niyo ufashije abaturage barenga 200 muri buri karere, igikorwa cy'ingenzi gikomeye cyane. Rero mu kiganiro umuyobozi bwagiranye n'itangazamakuru, umugaba mukuru wungirije w'ingabo zishinzwe kuvura muri RDF ni Brigadier General Dr John Nkurikiye, we yavuze ko muri uyu mwaka rero bifuje kongera umubare wabo w'abavura, birumvikana n'abaganga b'amaso, ugereranyije nabo bari basanzwe bari bafite ugereranyije n'imyaka ishize. Ariko aho gahunda ihari uyu munsi ni ukuvura abaturage bagera ku 6,000, aho rero ingabo z'u Rwanda zifatanyije na polisi, abaturage bashimira cyane igikorwa cy'ubwitange bakomeje kubagaragariza. Ubusanzwe rero muri ibi bikorwa by'ingabo na polisi, ubuvuzi bwose cyangwa se
ibikorerwa abaturage muri rusange bikorwa nta kiguzi. Aha hari abashobora kwibaza bati ntangahe, ariko ibi byose bikorwa nta kiguzi, by'umwihariko nko ku buvuzi bw'amaso, ibyo abaturage byose bakorerwa ni ubuntu. Icyo wenda rimwe na rimwe basaba wenda kuba ufite ubwisungane mu kwivuza, mituelle de santé, ariko ibyo nabyo ntibabyitaho cyane, by'umwihariko ko ikigambiro wari ugufasha umuturage. Mu yandi makuru, icyo twagarukaho, u Rwanda ruri mu bihugu nabyo biri kwitwara neza mu bigendanye n'ishoramari, ubwo twageze mu nkuru z'ubukungu, aho u Rwanda rero rwohereje mu mahanga ibifite agaciro kagera kuri miliyari 1,700,000 z'amadolari y'Amerika hatabariwemo zahabu. Ikintu kiri ahangaha rero kigarukwaho cyane na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, yatangaje ko rero ibicuruzwa by'u Rwanda cyangwa se bikomoka mu Rwanda bikoherezwa mu mahanga hatabariwemo zahabu mu mwaka wa 2024 2025 rero byazamutseho ku kigero c'10.4%. Ibi ngibi ni ibikubiye muri raporo rero y'ishusho y'ubukungu bw'u Rwanda mu mwaka wa 2024 2025. Iyi minisiteri rero ivuga ko iby'u Rwanda rwohereje mu mahanga havuyemo rero zahabu byageze ku gaciro ka miliyari, nk'uko nabigarutseho, ka miliyari 1,739 z'amadolari y'Amerika, buvuye kuri miliyari 1,575,000 mu mwaka wa 2023 2024. Iyi ni intambwe nziza rero. Iri zamuka ryatewe ahanini na kawa y'u Rwanda yoherezwa mu mahanga, yiyongereye ku rwego rwiza, ndetse n'igiciro cyayo cyo ku isoko mpuzamahanga cyarazamutse bitewe n'ivugururwa ry'ibiti by'ikawa. Birumvikana rero ibicuruzwa bitumizwa mu mahanga nabyo byiyongereyeho 5%. Birumvikana ibi byoherezwa rero mu mahanga mu Rwanda mu rwego rwo gutanga serivisi inoze byazamutse rero ku kigero cya 2.2%. Ayo ni imwe mu makuru nayo akomeje kugaruka mu rwego rw'ubukungu. Ariko rero Minisiteri ivuga ko uyu mwaka w'ingengo y'imari ya 2024 2025 ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku gipimo cya 6.3%. Ibi rero icyo navuga ni uko ku kugabanya rero k'umuvuduko kwatewe ahanini n'intege nkeya mu rwego rw'inganda, aho rwamanutse rero rukava ku kuzamuka kwa 17% rukagera kuri 3% mu mwaka wa 2024 2025. Uyu munsi rero inkuru ihari nziza ni uko u Rwanda rwo rukomeje kungukira ku kijyanye na kawa yoherezwa mu mahanga. Makuru yandi yose twababwira, ariko ntabwo twabura kubabwira uruzinduko rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiriye muri Botswana. Ni uruzinduko rwagarutsweho cyane muri kino cyumweru. Ni inkuru tudashobora kwirengagiza kuko aho niho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aho yavuze ko u Rwanda na Botswana byabera Afurika urugero ku bibazo by'imiyoborere byayizonze. Ariko ahangaha ni naho u Rwanda rwasinyanye amasezerano agera kuri 6 y'ubufatanye na Botswana. Birumvikana, ariko aha turagerageza kwifashisha impuguke cyangwa se umusesenguzi muri politiki atubwire ibijyanye n'uruzinduko, by'umwihariko u Rwanda rwagiriye muri Botswana. Inyungu u Rwanda rufitemo ni iyihe, Botswana ni iyihe? Reka dukurikire René Antoine Rwanyange adusobanurire. Murakoze cyane. Mbere y'uko njye wenda mu miterere y'igihugu ubwacyo, reka maze ndebe ruya ruzinduko bundi ruba rushingiye kuki. Buriya mu nkingi igihugu cyubakiyeho ubanye n'amahanga, ni inkingi nayo iri mu nkingi zikomeye igihugu kiba kigombye kubaka, kuko igihugu ntabwo ari akarwa, kiba kigombye gukora n'ibindi, kandi mu mikoranire ni mu nyungu. Bitari mu nyungu ntacyo bagiye gukora. Noneho tukareba tese ku bukungu, urebye Botswana igihugu niba ari igihugu gihagazeho mu bukungu, igihugu gihagazeho gifite abaturage bake,
ariko ubukungu bwacyo buri hejuru cyane. Reka tujye ku mabuye y'agaciro. Ngiye mu mabuye y'agaciro dufate nka diyama. Urebye Botswana ni ikigega cya diyama, kandi diyama uzi ko ku isi mu bintu diyama nyangwariza ku mwanya wa kabiri kuri zahabu. Ibintu byose bajya gutaka ikintu ni diyama, iki cyose ni diyama, bana mu bafite agaciro cyane, kandi no ku isoko mpuzamahanga ugezeyo umunsi ko ikora ikoranabuhanga isi bihita bihindagurika, ariko usanze igiciro cy'umutungo wa kamere runaka kiri aho gifite ireme kitamanuka, buti buno ubukungu bukomeye. Ikindi kintu kirimo gikomeye muri urugero turimo rw'iterambere ry'igihugu, kubaka ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga n'inganda, kuko ntabwo tuvuga ngo bushingiye ku buhinzi. Ubutaka dufite ni buke cyane, ntabwo tubushingiye bwonyine ntacyo byatumarira. Urebye inganda zimaze kubaka mu Rwanda dufite inganda nyinshi zikomeye z'amabuye y'agaciro kandi ku rwego rwo hejuru. Ubundi Afurika gutera imbere kwayo kwakumbye kuba kushingiye ku mutungo kamere ifite. Umutungo kamere ufite, uzi ko Afurika igira peteroli, amariba ya peteroli ari hangaye. Uzi ko Afurika niwe mugabane uyu munsi ufite amabuye y'agaciro anakomeye, afite uruhare rukomeye cyane kuri iyi si. Ariko se hari inganda zingahe zitunganya amabuye y'agaciro? Kugira rero za nganda zitunganya amabuye y'agaciro yo muri Afurika ubwayo, noneho hanze hakajyayo ibyo bakeneye gukoresha mu nganda zabo, ariko byatunganyijwe muri Afurika, hari ubukungu bwinshi, ari umutungo munini wasigara muri Afurika n'ubundi gutera imbere kwawo, na za nganda aho zagiye zitera imbere n'iterambere ry'igihugu rikazamuka. Ntabwo Afurika yakomeje gukomeza kuba nk'umugabane bavuga ngo bene umugabane ukiri isugi ko batarawukora n'ibyo bishakiye, kandi byose ibyo bakeneye byose ariho babikura. Byagombye rero kuza kubaka ibyo bihugu n'ubundi iterambere ryakabaye rishingiye ku Rwanda. Bivuze iki rero? Ku Rwanda icya mbere turebye umuvuduko u Rwanda rufite n'icyerekezo rufite, ni uko rwagombye gushaka ibihugu mubano bijyana n'ibindi bihugu bifite icyo rugiye kungukirayo, tujya dukora ku ngendo. Uyu munsi dufite Rwandair, kandi Rwandair burajyana no kuzahuza cya kirere. Guhuza ikirere bisobanura iki? Abenshi bavuga ngo ni Rwandair ngo irimo gushaka amasoko. Oya, ibihugu byose bigomba kunguka. Ikindi kintu kizamo gikomeye, gukuraho za viza. Gukuraho viza buriya uba woroheje ubucuruzi ku bantu, kuko ukeneye ko babandi bakora business baza biboroheye. Uzi ko buriya Botswana ku bukerarugendo irakomeye, kandi dukeneye ko natwe dukeneye kwigiraho kuki yakomeye kubera iki? Buriya Botswana ifite inzovu kandi iyo tuzibona zivuye heza, tuzibona uko nawe n'umutungo tuzana mu gihugu, tugomba kuzibungabunga. Ese ubu bukerarugendo buzishingiyeho, twongeyeho n'umutekano dufite, kuki twebwe tutazamura noneho bikaba umwanya wo kugira ngo n'abantu baze gusura igihugu bakurikiye bwa bukerarugendo. Hari byinshi tugomba kujya kuri Botswana, dukurikije n'iterambere ifite, umutungo ifite, uburyo bacunga umutungo wabo mu gihugu gifite abaturage bakeya, ariko ugasanga ku mutungo kihagaze. Kwishyira hamwe kw'ibihugu bya Afurika bivuze iki? Ubwo byakaba ari isomo uyu munsi abakuru b'ibihugu barimo kwiga. Kuko reka dufate urugero nka ubumwe bw'Uburayi. Ubumwe bw'Uburayi ntabwo bwatangiye ibihugu by'Uburayi byose birimo, byatangiye ari ibihugu bitatu. Byatangiye ibihugu bitatu byitwa Benelux, byari Ububiligi, Belgium, byari Netherlands na Luxembourg. Bitangira bireba inyungu, bijya mu bucuruzi, ko niho byatangiriye. Ibihugu bibonye ibintu ari byiza, bya bintu birakomeye, kandi ubona ibihugu biraho birafungiranye, ariko reka duhuze ubucuruzi. Birazamuka, ibindi bitatu byiyongeraho, birazamuka bibaye 9. Bimaze kuba 9 bati ariko reka twagure, duhite duhinduka Economic European Community. Ubwo bibaye umuryango w'ubucuruzi uhuza abanyaburayi. Birazamuka bihinduka umuryango w'ibihugu by'Uburayi, umuryango mugari noneho bakorana, biva ku bucuruzi gusa, bijya no mu mutekano, bijya muri diplomasi n'iki byose. N'ubu na Afurika uyu munsi twagombye kureba ikiduhuza kurusha ikidutanya, akacyo twubakiraho, uko niruza mu rwego rwa diplomasi ibyo tubona bifatika kugira ngo bigerweho. Haba hari ibindi
biri vacu twe tutabonamo biba byagiye muri diplomasi yubatse ikomeye iyo bimaze gukomera nibwo byari bifatika bitangira kutugeraho natwe tukabibona ni uko rero kuvuga ngo twarenze turamanuka turenga ibihugu turenga ibyo duhana imbibi dukurikizaho ibindi bigana muri Afurika y'Amajyepfo. Umugabane w'Afurika ntabwo ari akarwa kari aho ngaho konyine ngo igihugu kibe cyonyine, ahubwo hari imbaraga zigombye guhuza. Hari inama tugira zihuza umugabane, hari kuba duhuriye munsi y'ubutayu bwa Sahara, uzi ko n'ibihugu by'i Burayi byo mu majyaruguru y'isi yo ngo Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara. Iyo bavuze ko Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara, burya nta gihugu na kimwe kiba gisigaye, twese tuba tugiyemo. Niwakora hari twagombye kujya muri iyi shusho, bigombye bihinduke. Noneho nge aho kugira ngo umbere umuturanyi mubi nkwihambireho, nashaka inshuti ya kure, kandi ya inshuti ya kure ishobora kugira uruhare mu guhura kwacu burya nabyo birakora, kuko hari ibindi duhuriramo, nubwo hari imiryango imwe tudahuriramo, ariko iyo duhuriyemo iriya ni uburyo bukomeye cyane bwo kuhuza ijwi. Noneho bya bindi ugatangira kuvuga ati n'ikindi gihugu kikareba ese ubundi kuki u Rwanda na Botswana bifitanye umubano bitanaturanye, twebwe duturanye kuki tunahahirana byoroshye, kuki bo bafunguraniye inzira, ubucuruzi burakomera, iterambere rirakomera, ububanyi n'amahanga, diplomasi hagati yabo birakomeye, kuki twebwe bitaba isomo kutugira? Ntabwo ari ngombwa rero ko ibihugu byigira ku byo bituranye gusa, ntabwo niba ko bigera mu bantu byo bituranye gusa, ahubwo n'ibihugu bya kure ariko duhuriye ku mugabane byakabaye isomo no ku bindi, kugira ngo ya Afurika, uzi ko dufite siroga, reka nyite siroga, Afurika twifuza ntitwayigeraho tutafitanye umubano n'ibihugu duturanye n'ibihugu bya kure. Buri munsi twagombye kureba intambwe umukuru w'igihugu cyacu atera. Ese twiteguye gushyira ikirenge mu cye hagiye tumukurikire? Umunyarwanda agombye gufungura amaso akareba ni iyihe nyungu, ni iyihe business, ni ubuhe bucuruzi nshobora gukorera muri Botswana, muri Kigali, kuri ari amasezerano yabayeho. Ntabwo abakuru b'igihugu, ntabwo umukuru w'igihugu yakoze araye, ahubwo nayaca abanyarwanda ubwacu tugombye kuyakurikira tukabyaza umusaruro. Ni umwanya wa PSF yacu gukorana na PSF yo muri Botswana. Niki tugiye kungukirayo? Ahubwo twagombye kuba umwanya wo kugira ngo natwe dufungure amarembo abacu. Erega ni umwanya wo kwiga, cyane cyane ndagaruka kuri PSF. Ni umwanya wo kwiga, ni umwanya wo gufungura amaso, bakarati ese Botswana niki twakorayo, niki bakora iwacu. Reka mfate urugero rwihuse rwa hano mu Rwanda. Mujya bwaza ko iyi miturirwa ikomera irimo kuzamuka muri Kigali, ni myinshi, ntabwo ari abanyarwanda barimo kuzamura, ni ishoramari ririmo kuza mu gihugu. We ni iterambere ry'igihugu nuko rizamuka, nuko ubukungu bw'igihugu buzamuka. Ubwo rero ni ukuvuga ko twagombye kureba umuntu wo muri Botswana ashobora kureba ati nkurikije umutekano uri mu Rwanda, nkurikije ubwiza u Rwanda rufite, nkurikije uko ruteye, nkurikije ABCD, ngiye gushora imari mu Rwanda. Kuki nta kubakayo uruganda rwanjye nkashye mu Rwanda kubera umutekano rufite? Kuki nta kubakayo umuturirwa ushobora kugira inzu zigeze kuri 30, 25, 30? Ubwo tujye mu bucuruzi, tubaza mu bukerarugendo. Kuki ibikorwa byose utabyagure hariya? Ni ukuvuga ko icyo gihe rero twebwe mu kwagura umubano, mu gucuruza, wa mutekano dufite bigomba kutugira inyungu, kandi tugakurikira aho umukuru w'igihugu cyacu yagiye twaguriye amarembo. Yari René Antoine Rwanyange, tukaba tumushimiye ku magambo akomeye atugejejeho, wumva ko agana ku bumwe bwa Afurika, kuko avuga ati Afurika twifuza ntabwo twayigeraho tutabanye neza nk'ibi bihugu bya Afurika. Twongere tumushimire Isa, kandi wakoze nawe kudukusanyiriza aya makuru no kuyatugezaho. Nanjye ndabashimiye cyane Ivan. Mu yandi makuru rero azaza ku cyumweru gitaha, muri iki cyumweru twabararikira deja ko mu Rwanda, ngira ngo Isa wabitubwiraho wenda mbere y'uko ugenda, ariko mu Rwanda muri iki cyumweru ngira ngo hagiye kuboneka Africa CEO Forum, nibyo? Yego. Ubwo tuzabigarukaho ku cyumweru tuzadushakira none umuntu wabidusobanurira icyo reka mvuge nti iyi nama
cyane cyane ko twabonye ko hazaba harimo abakuru b'ibihugu bamwe na bamwe, hariho abashoramari bakomeye, donc tubashe gusobanukirwa icyo iyi nama ivuze, noneho no kuba ibereye mu Rwanda. Ntabwo ari ubwa mbere, ariko twumve icyo bisobanuye ku Rwanda, inyungu zirimo mu Rwanda. Isa, reka tugushimire rero. Urakoze cyane, nanashimira ababa baduteze amatwi kandi bajya bibuka kuduha ibitekerezo, ni ingenzi, amakuru yo nakagaruka. Yego, urakoze cyane. Ubwo tuzongera tubonane ku cyumweru gitaha, mu gihe dutegereje amakuru y'ubutaha hamwe na Isa. Tubaye tubifurije icyumweru cyiza, kandi tubabwira ko izindi gahunda zizakomeza kuri Rwanda 360, aho tuzakomeza kubagezaho ibiganiro bitandukanye, tugendera kandi ku bitekerezo muzakomeza kuduha. Mugire umugoroba mwiza.